agira neza Yesu, Yesu agira neza, Yesu agira ubuntu, ibyo ubona ko bidashoboka wiyumvisha ko byananiranye, ibyo byose kuri we ni nk'ubufindo. Turabasuhuje mwese abadukurikiye, amahoro y'Imana abane namwe. Ngira ngo nk'uko mubireba aya masura si ubwa mbere muyabonye. Iyi ni korali yitwa Inyenyeri z'Ijuru. Gusa mbere yuko yenda hatugira ibindi tujyamo, reka tubanze twiragize Imana tubifashijwemo na mugenzi wanjye Ismael. Reka dusenge. Turagushimye Uwiteka Imana idukunda, turagushimye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko watugize abakozi bo mu ruzabibu rwawe. Turakwinginze ngo imitima yacu uyikize ubwandu bwose, kugira ngo tube abakozi bemerwa nawe ubwo ugiye kwerekanwa tuzibanire nawe. Ubutumwa dutanga, ubutumwa wadutumye kugeza ku bwoko bwawe, turakwinginze ngo bukize imitima yacu ndetse n'iy'ababwumva, twese tuzibanire muri Kanani yo mu ijuru. Ni byinshi wifuza kutugirira, turakwinginze ngo uhe imitima yacu kubyemera ndetse no kubyakira, kugira ngo ubwo ugiye kwerekanwa tuzibanire nawe. Ngaho twishyize mu biganza byawe, kugira ngo gahunda zose ziri bukorerwa ahantu zose uziyoborere, kandi ibyo ushaka biri byo biba mu mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen. Nk'uko nari maze kubivuga, iyi ni korali Inyenyeri z'Ijuru. Twifuje kubana namwe muri aka kanya. Ntabwo twari dusanzwe dukora muri ubu buryo. Ibi byabayeho kubw'impamvu, kubw'umugambi runaka. Gusa ko mbere yuko dukomeza, reka tubanze tugire akantu k'akaririmbo tubatura nka korali mukumve. Iyo abana afite isezerano nasigiwe n'Umukiza, wasiwe wari kumbabaza, sinihangane ngo nshinyirize. Ariko kuko nicaye ku isezerano nasigiwe, nzakomeza nihangane negereze Yesu, azamanagura amarira yose naririye muri iyi si, azanyambura uyu mubiri ubora, anyambika undi mubiri utabora, naho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe, azamanagura amarira yose naririye muri iyi si, azanyambura uyu mubiri ubora, anyambika undi mubiri utabora, naho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Asamba ku mbuto z'igiti cy'ubugingo Yesu we, ameno ku mazi y'uruzi rw'ubugingo, yambwiye ko agiye kuntegurira aho kuba, kandi ko azagaruka kutujyana. asamba ku mbuto z'igiti cy'ubugingo Yesu we, ameno ku mazi y'uruzi rw'ubugingo, yambwiye ko agiye kuntegurira aho kuba, kandi ko azagaruka kutujyana. azamanagura amarira yose naririye muri iyi si,
anyambika undi mubiri utabura, naho nzongera njye ntaho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Azamanagura amarira yose naririye muri iyi si, azanyambura uyu mubiri ubora, anyambika undi mubiri utabora, naho nzongera guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Guhurira n'imiruho yawe wasiwe. Ya murakoze cyane. Ntaho koko tuzongera guhurira n'imiruho y'iyi si. Nge muvugana amazina yanjye nitwa Mugiraneza Claude, akaba ari nge muyobozi wa korali. Birashoboka ko yenda waba udukurikiye utazi amazina yacu, cyangwa se ukaba utazi yenda n'icyo umuntu ashinzwe muri korali. Reka bidatinze nsabe bagenzi banjye nabo babibwire, duhere kuri uru ruhande rwo hirya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Joel Ntawukuriryayo, ndi umwanditsi w'iyi korali. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Nshimyumukiza Emmanuel. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Joseph Shimyimana, muri korali ndirimba ijwi rya base, nkaba umucuranzi wayo ndetse na producer mu buryo bw'amajwi. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ismail Nkundumukiza, ndirimba ijwi rya Ruto. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Nirora Evariste, ndanimateri w'iyi korali, ndirimba ijwi rya soprano. Imana igumye kuduhana umugisha. Murakoze. Nibwira buri wese yenda utaruzi amazina yacu agerageje gusobanukirwa. Rero ntago musanzwe mutumenyereye muri ubu buryo. Twakoraga indirimbo mukayibona ku rubuga rwacu cyangwa se kuri social media zacu, mukabonaho indirimbo gusa. Uyu munsi rero kuba twakoze igisa n'ikiganiro, si uko yenda twahinduye uburyo, ahubwo nuko hari impamvu ikomeye yaduteye kubikora. Uyu munsi twifuje gushimira, mbere na mbere turashimira Imana yo yabanye natwe kuva korali yacu yatangira. Hari benshi bavuga ngo korali yacu yatangiye ngo mu gihe cya Covid, ariko siko bimeze. Korali yacu yatangiye mu 2015. Rero kuva muri iyo myaka yose turashimira Imana ko yabanye natwe, igakomeza kuturinda mu ngendo dukora ahantu hose, igakomeza kubana natwe. Izina ryayo nirihabwa icyubahiro. Turi hano rero dushimira Imana ndetse dushimira namwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi, indirimbo dushyiraho, ubutumwa bwacu mukabukurikira mukabusangiza n'abandi. Turi hano ngo tubashimire bivuye ku mutima. Twafashe iki gihe ngo tubagaragarize yuko urukundo mutugaragariza natwe rudukora ku mutima. Benshi rero mwagiye mwumva ibihuha byinshi, mukumva ibihuha ku ma social media atandukanye. Hari abantu batangaza amakuru atariyo. Rero turi hano ngo tubabwize ukuri kw'ibiriho, tubabwize n'ukuri kwacu, kugira ngo buri wese ave mu rujijo rw'ibyo yabonaga, rusheho no gusobanukirwa mbese korali Inyenyeri ni bantu ki, bakora iki, bimeze gute. Rero turi hano dushimira Imana, namwe kandi tubashimira. Ngira ngo nkuko mubireba hano imbere hari akantu kansabe mugenzi wanjye umwe ahaguruke amfashe tugafungure. Ngira ngo turi hano rero ngo tubashimire ku bw'iki
gihembo cyangwa se ku bw'intambwe twagezeho ari mwebwe tubikesha. Byadukoze ku mutima, twumva twifuje yuko ku mugaragaro twabashimira nk'abantu mudukurikirana, tukavuga tuti nk'uko mudukunda natwe turabakunda. Rero mu by'ukuri byadukoze ku mutima, intambwe zose dutera ni kubw'amasengesho yanyu ndetse no kubw'urukundo rwanyu. Rero mwumve ko byadukoze ku mutima. Kenshi cyane mwagiye mwumva ku social media mukabonaho ngo korari inyenyeri z'ijuru ngo bazihaye imodoka, abandi ngo babahaye ngo amamiliyoni, abandi ngo babahaye amazu, mukumva ngo twarakize, aho tugeze dushima Imana. Ariko muri ibyo byose bavuze, wenda buri wese abakora ibigiye kubw'impamvu ze, dushimira Imana kubw'iki gihembo. Iki ni cyo gihembo tugaragaje imbere yanyu, tuvuga ko Imana ari cyo yaduhaye kandi tubona. Ibindi byose ni iby'abantu baba bashaka gukurikiranwa ariko babeshya. Ari iyo modoka ntayo twabonye, uretse ko mu by'Imana itanga n'ibyo ntiyabibura. Isaha nigera nayo izayiduha, gusa mu byo twabagaragariza dufite kandi dushimira Imana ku bwanyu n'iki kirimo. Dufashe uyu mwanya rero ngo tubashimire, tugira ngo tunakiriyaringe ibyo bigenda bigaragara, abantu bagenda babeshya ngo mu buryo runaka. Hari n'abavuze ngo muri twebwe harimo uwapfuye. Turagira ngo nicyo tugikiriyaringe, muri twebwe nta muntu wapfuye muri korari, twese turi bazima kandi dushima Imana. Rero ibyo byose ni ibihuha bigenda bitambuka, burya icyiza twagezeho nimuzakiyoberwamo dufite. Rero niyo mpamvu twafashe n'uyu mwanya ngo tubashimire ku bw'iki cyiza mwadufashije kugeraho. Imana ibaho umugisha. Reka nk'umwanya bagenzi banjye nabo hari bafite icyo yifuza kuvuga, nawe agira icyo avuga. Murakoze. Murakoze cyane. Nanjye reka mfate ku iki gihembo. Ni ukuri tubashimiye ubwitange bwanyu mutahwemye kutugaragariza. Tubashimiye amasengesho, tubashimiye inkunga zitandukanye mwatugejejeho, tubashimiye inama nyinshi benshi mwagiye mutugira, kandi turagira ngo tubatangarize ko tutazigera tudohoka cyangwa ngo ducogore. Tuzakomeza gukora umurimo w'Imana, nta nubwo iki ngiki ari cyo twimirije gusa. Igihembo nyamukuru dushaka nicyo kuzaraga ubwami bw'ijuru. Nk'uko mubibona rero, njye na bagenzi banjye turanezerewe cyane ku bw'iki gihembo se cyangwa iri shimwe twahawe. Tukaba tubasaba rero kugumya kubana natwe, inkunga z'ibitekerezo, inkunga z'amasengesho. Ni ukuri mugumye kubana natwe, kandi natwe ntituzahwema kubashyikiriza cyangwa se kubagezaho ibyo mushaka mukunda. Uwiteka agumye kuduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Nanjye ngira ngo nashimira abantu ku bw'iyi ntambwe nziza cyane badufashije gutera, yo kugira ngo abantu benshi batuye isi bajye barushaho kumenya ubutumwa. Rero n'ubundi gahunda irakomeje, ni ugusakaza ubutumwa ku isi yose nk'uko bivugwa muri Matayo, kugira ngo ubutumwa bukwire ku isi yose maze Yesu ahere ko agaruke. Abantu hari benshi bataramenya ubutumwa, bakunda indirimbo ariko bashobora kureba indirimbo zishobora kubajyana mu byaha. Tubafashe kureba indirimbo zihimbaza Imana, turushaho kuzisangiza n'abandi bantu. Murakoze. Imana bahana umugisha. Murakoze. Ntago umuntu yabona icyo avuga, ariko ntago wakibura kubera Imana iba ikidutije ubuzima. Dukomeje gushima abantu, inshuti zacu bakomeje kutuba hafi. Kuba iki gihembo tukibonye ni ukubera Imana namwe. Ubwo rero turagira ngo tubashimire kandi mukomeze kudushyigikira, ibishoboka byose natwe tuzajya tubibagezaho. Murakoze cyane. Nanjye ndanezerewe cyane ku bw'iki gihembo. Twakomeje kuvuga ngo ni igihembo, ni igihembo twahawe na YouTube.
handitseho ngo presented to Inyenyeri z'Ijuru Choir SDA Mahembe Church for passing 100,000 subscribers. Mwarakoze cyane kubona 100,000 mukora subscribe kuri YouTube channel yacu, byaratunejeje cyane. N'abandi mwari mutarakora subscribe muyikore, dukomeze ku buryo tuzapasinga 1 million. Tuzabashimira cyane kandi urukundo rwanyu ruratunyura cyane. Rero turashima Imana ko tubafite kandi kubagira n'umugisha utangaje. Twifuza ko tuzabarambana kandi tukazabarambana mu isi, ikiruta byose tukazabana n'ubwami bwo mu ijuru. Nkuko dufite indirimbo ivuga ngo nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, tuzifuza ko tuzaririmbana namwe mu ijuru kandi dukomeze kubikorera mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Thank you. Murakoze cyane. Reka nanjye ndongere nshimire cyane mbikuye ku mutima kubw'iki gihembo twagejejweho na YouTube. Iki ni ikimenyetso cyiza cy'uko umurimo w'Imana hari aho uri kugenda ugera ku bantu benshi. Gusa mbashimiye mu izina ry'Imana kugira ngo uyu murimo turi gukora kandi namwe muri gukora ukomeze gusakara kuri benshi. Uko dukomeza gukora ibi bikorwa, namwe mujye mukomeza kubigeza kuri benshi kugira ngo dufatanye uyu murimo isi irangire twitahire. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakoze. Mfashe n'uyu mwanya rero kugira ngo nshimire by'umwihariko kandi nshimire ababyeyi bacu itorero ryacu. Ni ababyeyi beza batugira inama aho bitagenda neza, bakadukebura, bakaduha umurongo mwiza wo kugenderaho. Imana ibahe umugisha. Amen. Dushimiye by'umwihariko itorero ryacu rya Mahembe aho tubarizwa. Imana ibahe umugisha. Turabakunda nkuko nabo badukunda. Imana izadufashe kugira ngo tuzabane no mu bwami bwayo. Rero bitari kwizimba mu magambo, mwumve ko twabashimiye, tubikuye ku mutima kandi mukomeze kudukurikirana. Ibyiza biracyahari, turacyabitegura n'ibindi. Turizera yuko umurimo w'Imana uzakomeza kujya imbere dufatanyije twe namwe, kandi benshi bakagarukira Imana. Ari nabyo twifuza, tukazabana mu bwami bw'ijuru. Nibyo twifuza ko abazakurikira ubutumwa bose bwazabahindura, tukazabana mu bwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Mbere rero yuko dusoza aka kantu, reka nanone tubagezeho agace indirimbo ngufi itari ndende. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mu isi gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitugerayo dutabarutse, tubisezeye, nibizabayo, bizaba ari umunezero. Nitugerayo dutabarutse, amarira n'agahinda, tubisezeye, indwara no gupfusha. nibizabayo, 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 nibizabayo.